hari ikindi kirego cya kabiri. Bizimungu perezida afite amahoteli, afite amazu yose muri Kigali, afite amamodoka, afite imirima. Asambure yabuze uko imuhamagara hano. Nta hoteli ngira, amazu mfite n'abiri, imwe nari nyifite mbere y'intambara, barayinyambura mu ntambara kuko banki nari ntararangiza kuyishyura. Ngarutse nsaba banki ngo imfashe, njya muri Cyamunara kugura inzu yanjye. Iyo ni iya mbere. Ya kabiri nayiguze na Caisse Française de Coopération, nagujije Besere. Ndabona nta makosa arimo. Niba ari ikosa ndisabira imbabazi, mwere kuzirwa mwifuza ngo munzane hano. Icya kabiri, imodoka. Reka mbabwire, ndi marié sur le régime de la communauté. Umugore wanjye bamuhaye kamyo, arangiza asaba n'amafaranga muri Bakara Gurindi. Nizo kamyo zombi ziriho zizwe. Ntabwo ntekereza ko ari kwica amategeko. Niba ari kwica amategeko, icyaha ndacyemeye, mwere kuzirwa mumpamagara hano. Banki, nta banki ngira. Mfite inshuti zanjye zikora muri banki, nta nimwe ngira. Nta banki ngira. Inka, urwuri. Yes. Mfite inka 60. Cumi n'umunane nizo minisita yambwiye ngo ngure ejo bundi. Izo nka ziri hasi y'izo data yari afite ajya gupfa, yandushaga inka. So niba kuzigera ari icyaha ndazifite, mwere kuzirwa mumpamagara hano, muzakondana ako kanya. Mfite n'izindi z'amata sangiye n'abandi twororera z'inyama zigera ku 10-15 nororera mu rundi rwuri hamwe n'abandi bantu. Ndabona nta cyaha kirimo. Niba ari icyaha nabwo muzampamagare nzitaba mbabwire. Kiri important noneho rero kigiye no kuduhuza n'amategeko mbere yo kuyavuga. Turi Arusha twaravuze ngira ngo ni ingingo ya 3 n'iya 4 yo gucyura impunzi. 1. Ko propriété individuelle, individual property, kwitavogerwa. Ko kubera iyo mpamvu impunzi zifite uburenganzira ku property yazo. Ngira ngo ni ingingo ya 4. Impunzi zizatahuka zifite uburenganzira ku property yazo. Niba twaravuze ngo zifite uburenganzira ku property yazo, nuko hari amategeko agenga kandi arinda property. Twongeraho ngo Arusha recommends, Arusha recommend, Arusha irasaba ko impunzi za kera kugira ngo bitazatera amahane zakwigomwa ntiziriwe zijya muri ibyo ngibyo zikazatuzwa ahandi. Droit de propriété, uburenganzira kuri propriété ntabwo twabuvanyeho. Nginde umunyamategeko, ntabyo twavanyeho. 2. Nanone haravugwa ngo abashinzwe gutuza impunzi bazashaka ubutaka butarokipe bahatuze abazaba bahungutse. So principle, ayo mahame kuri jewe arumvikana, ari mu itegeko shingiro.
ko umuntu ku giti cye uburenganzira bwe ku mutungo ashobora kubuzibukira kuko afite political consideration, ariko twarahamije ngo ni uburenganzira bwe butavogerwa. Guverinoma yaje no gukora ikindi kintu cy'igeragezo, isaba abanyarwanda ngo hamwe barebe niba bakwirengagiza uburenganzira bwabo bakagabana na bagenzi babo. Nuko basaba, ntabwo ari itegeko, kuko ritavanaho za principe tugenderaho. Sasa mu kugura famu yanjye ababohoje baba bishe amategeko cyangwa bagabanye ku ngufu, nanze kubakompensatinga. Nta duruwa nimwe nishe, nta tegeko nimwe nishe, nimwe mwayishe, nimwe muteranya abaturage mutubahiriza ingingo z'uburenganzira bwa bamwe n'ubw'abandi. So ibyo bigambo byabateye impungenge kuri perezida wanyu, nuko bimeze. Bidahagije muzamuhamagare azaza ababwire ntabwo ari ikinani kuko yemera amategeko. Itegeko rya mbere, protokolo ya mbere twabanje kumvikanaho na guverinoma ya Habyarimana ni protokolo ya rule of law, état de droit. Ntabwo nakumva parlement yavuye ku masezerano ya Yarushya yagenda inyukanyuka amategeko ku buryo yajya kubipfa na president